tugiye gukora porogaramu ikora muri ubu buryo. Tugiye tuyobora amadone tuyakuye muri database urabona ko yasanga muri table ariko tugiye guklika ku buryo amadone yidisplay ngana muri izo input field umuntu akaba yakora modification ikenewe. Gusa turatangira twinsatinga amadata nyuma yaho dushyiremo ino table. Nibyo tugiye gukora. Turaza kwifashisha database. Turaza kwifashisha database yitwa Kigali. Database twifashisha iraza kuba yitwa Kigali. Turaza gushyiramo table yitwa people. Table name iraza kuba yitwa people. Table name iraza kuba yitwa people. Ifite colonne ebyiri. Turaza gushyiraho colonne nkeya kugira ngo byihute ID ndetse na name. Uko bigenza uraza gufungura application yawe ya Zamp ugastartinga izi services ebyiri Apache na MySQL. Ugastangiza zombi ugafungura hano kuri admin. Ugacreatinga new database. Database yacu tuyita Kigali. Kanda hano kuri create. Ugashyiramo table, tugiye gushyiramo table yitwa people. Ugahitamo colonne nkeya kugira ngo ubashe kubyumva neza. Kanda kuri create. Turaza gushyiramo ID hano hejuru. Iba ariyo colonne ibanza hari dushyiremo name. Muribuka ko ID ari integer ni imibare ntabwo dushaka kurenza imibare 3. Ugahita ushyiraho hano kuri index ukayihindura primary key. Kanda hano kuri go. Name ni inyuguti urashyiramo varchar urashyiramo amakaracteri inyuguti zitarenze 25. Kanda hano kuri save. Imaze gukanda hano save database bimaze gukorwa ngiye hano ni Kigali table ni people nkuko twabiteganyaga. Tugiye guhita dufungura application yacu ya Netbeans ariko nimuze kwibagirwa ko mbere yo gukora ibi byose ugomba kuba ufite Java database connector jar file. Niba utayifite ujye kwidownloadinga kuri internet cyangwa video yacu yabanje irabisobanura cyane. Dukomeze urafungura hano application ucreate new project hariya uhitamo Java with Ant. Kanda hano kuri next dushyiramo izina rya project tugiye gukora kuri Kigali. Kakayibanza iraza kuba ariyo nkuru. Ukanda hano kuri finish ukabikora hano muri create main class niba bitabivuye muri Netbeans yawe. Kanda hano kuri finish. Ikintu twavuze ni ukubanza ugashyiramo iriya file igufasha guconnectinga Zamp ndetse na Netbeans bayita Java database connector jar file. Ko bigenza uraza hano kuri library yo muri ino project yitwa Kigali. Uzana muri library ukande add jar folder. Ukandeho urajya iyo file iri uyikoreho double click uze kureba ko yajemo hano uramanuka hano urebe urayisangamo hano. Bisanze muri rwawe wemerewe gukora ibindi byose. Tugiye gucreatinga new gframe form. Ukayihereza izina. Reka nsubiremo hari batari kubona vuba. Uzana kuri Kigali hano handitse project name kuri aka kadirishya ugakora right click ukaza kuri new ukaza kuri gframe form ukandaho. Tugiye gukora kuri people. Tugiye gukora kuri table yitwa people. Hayibanze igomba kuba ari nkuru. Bakanda hano kuri finish. Ugashyiramo za design ntabwo nkunda kuzitindamo. Nkunda gutinda ama design ya logic. Hano ndashyiramo label aho irimo umuntu ari bwindizemo ID y'umuntu cyangwa se nomero iranga umuntu. Kiremo indi label igaragaza izina ry'umuntu. Ukwindura content ukanda hano ugakora right click ugakora edit text ugashyiramo kujya gushyiramo izina rye name. Ugashyiramo aho biri bujye urajya hano kuri text field uzishyiremo text field ya mbere na text field ya kabiri. Urasiba default text izamo. Uko bigenza ukanda kuri no text ugakora right click ugakora edit text ubundi ugasiba. Nahangana ukabigenza gutya edit text ubundi ugasiba. Muribuka ko tugiye gushyiraho table iri buzemo amadata. Impamvu idishya tuza kurigira rinini. Iyi table rero turaza kuyisanga ngiye hano table urakanda kuri no table uyizane hano. Ukora right click ugahindura hano iyi option ya mbere yitwa table content. Ukaza hano kuri code column. Ugakanda kuri colonne udashaka ugakanda hano delete. Muribuka ko mfitemo colonne ebyiri muri database. Mfitemo ID na name. Izindi ngiye kuba nzisibye kugira ngo hasigaremo inkeya. Tugiye guhindura izina hano. Ukandamo kabiri kugira ngo bakoreze option yo guhindura izina. Hano harajyamo ID. Aha kabiri urakandamo kabiri nabwo. Hano harajyamo amazina. Ukanda hano kuri close. Ngiye gufata idirishya ndigere nini kugira ngo content ize kujyamo mu buryo bworoshye. Urabigira binini mu buryo ushaka. Tugiye gushyiramo buto iri buze gutuma umuntu yindizamo amadata. Iyo buto urayisanga hano button ya mbere. Ukayiditinga text turayita insert. Indi ikurikiyeho turayita update.
insert turayihindura nayo insert update. Hano tugashyiraho move last cyangwa se kujya kuri row ya nyuma. Tugiye gushyiramo akabuto gatuma tujya kuri row ya mbere, gahindura hano edit text, gashyiraho move first. Tugiye gushyiraho buto yitwa up na down, iraza kwitwa up, iyi nayo ize kwitwa down. Uramura right click ugahindura ukayita down, iyi nayo ize kwitwa up, edit uzakwita up. Tugiye kwanza dushyiremo code zituma umuntu yinjizamo amadata. Uraza hano muri insert ukandemo inshuro ebyiri, manuke. Ikintu cya mbere ushyiramo methode yitwa try and catch. Uko bigenza waba wandika try gutya mu nyuguti ntoya, try ugashyiramo utumenyetso, umunsi ukamanuka ukandika ijambo ryitwa catch, ugashyiramo za parenthèse ukandika y'inyuguti nkuru, exception, ibindi ukabyandika mu nyuguti ntoya, exception ukayita i. Ikino exception igufasha turaza kureba ni igihe umuntu yibeshye igihe ari kwandika code imwohereza message, ugafungura kugira ngo message ize hanze ushyiramo system.out.println kugira ngo ubone message urandika no variable yitwa iriya twasuze hejuru, ushyiraho .get message, ize kuba ari inkuru, ukemeza. Ninza gukorera ndaza kujya mbibona mu buryo bworoshye. Ubu ugahita muri try yawe. Ikintu cya mbere tugiye gukora, tugiye gushyiramo tugiye guhamagara ziriya values zo muri iriya field yitwa people. Tugiye gusubira kuri form kugira ngo nsobanure. Tugiye gukora umubare w'ibindi zizwemo hano kugira ngo mukurure nuko ndagucenjinga variable name. Turaza kwita text id, kanda okay. Anga twita text name, uraza gucenjinga variable name yite text name, ukande okay. Tugiye gukomeza muri code zacu. Urajya muri try wanditse, tugiye gukura id, uraza gushyiraho integer id. Ubu ni ubundi buryo butandukanye n'ubwo twari dusanzwe dukoresha. Turaza gukura text id, niko twayize, ugakanda get text. Tugiye gukura text iri muri ya text field yitwa id. Ariko urabona ko bari kunzanamo error nuko nari nabihindura muri integer. Umuntu abanza akabikurura ari text, ukaza kubihindura muri integer nyuma. Uko bigenza kugira ngo ibintu bihinduke muri integer, wandika integer ikaba ari nkuru, integer.parseInt. Urabona ko rero ivuyemo n'ubwo mufashe iriya variable nari nkuru iri mu magambo, nihindura muri integer kubera ko id ari integer. Icya kabiri ngiye gukurura rya zina ry'umuntu ribwindizwe muri text field, byo iraza kuba ari string. Urandika string ibanza ikaba ari nkuru, ukora variable yitwa name, iraza kungana na text name, tukagetinga text irimo, kamanuka ukajya kuri text, ugashyiraho akamenyetso, tukajya muri class irimo ama drivers ajyanye na Java database connector. Uraza kwandika cankuru class, urandika cankuru class, ushyiraho .forName, ubundi ugashyiramo hano amagambo yitwa com akadomo MySQL yo kwiconnectinga kuri MySQL database. Nicyo bivuze nkoresheje nabwo ugashyiramo akadomo, ugakoresha Java database connector, ukiconnectinga ku kintu cyitwa driver. Uvuga ngo ushyiramo akadomo, ushyiramo tankuru driver, hanze ugashyiraho akamenyetso gasoza kamwe dusanzwe dushyiraho. Ikindi ngiye kwiconnectinga kuri database. Kwiconnectinga kuri database uraza gukorera connection nshyashya, ni cankuru connection, iraza guhabwa izina ryitwa com, iraza kungana na driver manager, tankuru driver manager, ugashyiraho dot. Iyo ushyizeho dot ukabona ibindi ntabwo biri kwizana, haba harimo error, tugiye kwikosora. Uraza gushyiramo ya library hano hejuru, library wandika import java.sql.or, ugashyiraho akamenyetso, ugashyira akamenyetso gasoza ya error ivamo, ugasubira muri code, ugashyira akadomo. Noneho ibindi bihita biza. Urabona ko haje get connection, ukayitamo, ugashyiramo twa tumenyetso, ugashyiramo koko kugira ngo ukore connection urakoresha Java database connector, ugashyiramo utumenyetso kamwe, ukavuga ko uri buce kuri MySQL,
ugashyiramo utumenyetso, ugashyiramo utu tumenyetso nanone tubiri, ukandikaho localhost kubera ko ngiye kwiconnectinga kuri zamp iri muri machine yanjye, localhost. Ugashyiraho utumenyetso nanone, ugashyiraho port number ureba iyi ngiyi ya MySQL, akaba ubishyiraho, murabona ko ari 3306 3306, ugashyiraho slash, ugashyiraho izina rya database twayise Kigali, ugasohoka mo hariya, ugashyiraho utumenyetso, ugashyiraho double quotation, ugashyiraho username yo muri zamp imwe default bayita root, ugasohokamo nanone ugashyiraho akamenyetso, ugashyiraho database password muzi ko ikunze kubiri mu busa, niyo mpamvu dushyiraho turiya tumenyetso turi mu busa, hanyuma ugashyiraho akamenyetso gasoza, ukaza ku murongo ukurikiyeho ugiye gukora ikintu cyitwa prepare statement, ugiye gukora ikintu cyitwa prepaid statement, ubanza pa nkuru prepaid statement, s ikaba ari nkuru statement, ukayita izina ko yitwa ps, iraza kuba ingana na connection dot prepare statement. Hano ngomba gushyiramo code zo muri SQL, niyo mpamvu ngiye kuzikora ukwazo. Uramanuka hano ukore code zo muri SQL kubera ko ari amagambo, uradeclara variable yitwa string yitwa SQL, iraza kuba ingana, ugashyiraho double quotation, ngiye gushyiraho amadata insert into, ugakurikizaho izina rya table, the table twayise people quotation, ngiye gushyiraho amadata insert into, ugakurikizaho izina rya table, the table twayise people, ugashyiraho values, ugashyiraho utumenyetso, muri bwa table irimo colonne ebyiri, niyo mpamvu ubishyiremo question mark ebyiri, question mark ya mbere ni iriya, ugashyiramo virgule, ugashyiramo n'iya kabiri, inyuma ugashyiraho akamenyetso gasoza. None ino SQL niyo turi busimbuze hariya muri prepared statement, ugasiba ino name, ugashyiramo hano SQL code, hanze ugashyiraho akamenyetso gasoza aka, ubundi tugahita tugenda hano muri code, tujya gushyiramo ID, dushyiremo na name, ko bigenza wandika ya variable twise ps cyangwa se prepared statement, ukandika ps dot set integer kubera ko id ari integer, set integer, tugashyiramo id, ukandika hano rimwe kubera ko ino question mark ya mbere ihagarariye id, ukamanuka ugashyiramo ya kabiri, urandika ps dot set string kubera ko amagambo ari string, set string s igomba kuba ari nkuru, ukandika ko ari question mark ya kabiri iza kujyamo variable yitwa name. Ikindi ugatanga ubutumwa bubwira umuntu ko ibyo yinjiza ikindi uhita we execute ibyo umaze gukora, ngo uhamagara ps.execute, nuvuga ngo ishyira mu bikorwa ibyakorewe hejuru cyangwa se ibyavuzwe hejuru, ukanda kuri execute, ugashyira akamenyetso gasoza, nuvuga ngo iyi execute ishyiramo iyi set integer, ikanashyiramo ino set string, niyo ibishyira mu bikorwa. None bimaze kujya mu bikorwa, uba ukeneye message iri buze kugaragara hanze, ukoresha go, byose ari bikuru, ibindi ukabyandika mu nyuguti ntoya, g option pain, pa nayo ikaba ari nkuru pain, ugashyiraho dot show message dialog, m ikaba ari nkuru, kwemeza. Iyo umaze kwemeza uraza ugasiba ibindi bintu birimo hano byose, ugasiba, ukandika this mu nyuguti ntoya, this, nyuma yaho ukandika message ushaka kwiza, ushaka ko hanze haza kuza amagambo avuga ko byabaye recorded successful, recorded, ugashaka akamenyetso gasoza, ubundi ugafunga connection, ufunga connection, wandika ya variable yitwa phone, ugashyiraho dot close. Tujye kuraninga turebe, urakora right click hano, uraninga file, ugiye gushyiramo umuntu wa mbere witwa Yannick, ugiye kwandika kuri insert, byabaye recorded successfully, reka njye muri database ndebe ko byajemo koko, ndakanda hano kuri browse, ngibi byajemo. Igikurikiyeho rero tugiye gukora muri no program, nukureba uburyo no data yinjiyemo ashobora guhita za hano muri note bikagaragara, nibyo tugiye gukomeza tureba muri no video yacu. Dukomeje code zacu, tugiye kureba uburyo umuntu ashobora gusanga amadata muri table byizanye automatically araninze program, byo tugiye gukomeza kureba. Kubigenza uravuga create hano for function iri bwizane, ntabwo ukanda kuri buto yari yose, uko ushaka ko umuntu naraninga ari bwizane, turandika public void, tureme izina rya function, ushaka kwita fetch, function zose zirangwa no tumenyetso, ubundi ugafungura, ukajyamo hano ugashyiramo za metode twitaga try and catch, try, ugafungura kuriya, ugashyiramo catch isinzwe kuguha message ijyanye na error uramutse ubikoze, ugashyiramo exception, ariko ugashyiramo nkuru
exception ukayita i kongera ugafungura kugira ngo message ijyanye na mail ize hanze ukenera system.out.println ukandika iriya variable twise ugashyiraho getMessage n ikaba ari nkuru. Uko bigenza ujya kuzana za code twakoreshaga mbere, uramanuka uzane izi code kuva hano kuri class name kugera kuri prepaid statement ukazikopiya copy ukagenda ukazipastinga hamwe turi gukorera, ukazana muri try n'imbere ukazipastingamo paste ni control v ikigiye guhinduka ni query. Muribuka ko tugiye guselectinga ibintu tubikuye muri table yitwa people. Uko bigenza muri query zo muri scale wandika select all from, ubundi ugakurikizaho izina rya table yitwa people. No tugiye gukurura result y'iriya query. Uburyo uyikurura wandika result set eri nkuru, result s nayo ikaba ari nkuru, result set ukayita rs ukavuga ko ingana na ps dot execute query. Ikindi ni ugukurura ama metadata. Metadata ni nka additional information bayita result set metadata, wandika eri nkuru, result set m meta ikaba ari nkuru, meta na data ikaba ari nkuru, metadata ukayita result set metadata ikangana na result set dot get metadata. Ugiye kureba additional information ushyira akamenyetso gasoza. Ikindi ugiye gusettinga default model kuri table bayita default table model, data ikaba ari nkuru, table model m ikaba ari nkuru, ukayita df cyangwa se data model ukandika ko ingana, ukongera ukandika default data nkuru, default table model hano hanze ugashyiraho izina rya table. Kugira ngo muri izina rya table ndakanda na right click changing variable name, ubundi mpita nko nkopia ino variable name, ndasubira inyuma reka tuyite table 1, ubundi ukayikopiya ugasubira muri code ukayipastinga hari imbere ugashyiraho dot get model uraza gukanda hano kugira ngo ino error ivemo, uraza gukanda ino import ya mbere ibanza. Urabona ko ibaye successful. Ikindi tugiye kureba amakorone agize table yanjye. Turandika int yitwa colon count. Ngiye gucountinga amakorone agize table yanjye, urandika df dot get colon count ugashyira akamenyetso. Ikindi ngiye kubara amarow memereye kuri row rimwe dot set row count. Ngiye counting amarow memereye kuri 0, icyo bivuze ugashyiraho akarupu kitwa while. Ngiye kuzenguruka nicyo ivuze while. Niba ari result set dot next, niba hariho next value muri answer ugashyiraho utumenyetso ukavuga hano imbere, ukavuga definitely ikintu cyitwa vector wandika nkuru vector ukayita v1 ukavuga ko ingana na new vector. Vector idufasha gupangamo ibisubizo neza. Ukaza no kuri import ugakanda ari ahantu kakamenyetso ugashyiramo import. Ngiye gukora loop izunguruka ku makorone yose, ukandika for andike int ishinzwe kuzunguruka ni int I ingana na 0, I ikagarukira kuri colon count. Ikiza no ukayikopiya wikuye hariya ukayipastinga ugashyiraho incrementation ni e++, nyuma ugafungura
na hano noneho dutangira gukoresha vector yacu imwe twaremye. Ngiye gufetchinga amadata abiri. Bwa mbere urajya muri vector 1 ya vector twaremye, ugakanda .add object. Ngiye gukura object nyikuye muri result set, ugashyiraho get string, ukora ko ngiye gukura amagambo yakuyemo hariya. Ngiye kugetinga string iturutse muri row yitwa id, cyaka kamenyetso gasoza. Ngiye gukurura na name, ngiye kufetchinga na name, urandika vector 1.add, ukabikura ubikuye muri result set get string s inkuru. Ngiye kugetinga name, hanze ugashyiraho utumenyetso dusoza. None ino vector yawe niyo ukoresha ufetchinga muri table. Uribuka ko table twayise df.add row. Ngiye gushyiraho row, add row, ugashyiraho ko ari vector 1. Ngiye gushyiraho kugira ngo ibingibi bize kuraninga, urafatira izina rya function yitwa fetch, urayikopiya hano uyishyira muri constructor yitwa people cyangwa se izina rya application yawe. Urajyana munsi y'ijambo ryitwa initial components, init components, ukande enter, pasting, ubundi ushyiraho akamenyetso. Tugiye kuraninga program turebe, urakanda hano kuri run file. Urabona ko amadata aje, twashyize umuntu umwe witwa Yannick. Mu gice gikurikiyeho tugiye kuzajya dukanda ano madata ahita aza muri zino input field kugira ngo umuntu akore update ikenewe. Nibyo tugiye gukora muri video ikurikiye, cyangwa se mu gice gikurikiye kino video. Iraza ko ari video imwe ndende ariko irimo byose. Murakoze. Twakomeje icyo ukubanza gukosora mbere yuko ugera ahantu kure cyane. Ngiye kwereka ikibazo kiri kuvukamo. Umuntu ari kwinjiza amadata ariko na ID ye updatinga muri table. Urugero none ushyizeho amadata ariko ntabwo ahise yidisplayinga, ariko yagiye muri database already. Uburyo bikoramo rero, uraza ugakopiya izina ry'iriya function, ngiyi rya zina ryayo urarikopiya, ukajya muri code za insert ngizi. Mbere yo gufunga connection ukabanza ukazishyiramo, ukapestinga izina rya function. Ubu iki kibazo ni turaninga kiraza gukemuka. Urugero ni run file. Ngiye gushyiramo umuntu wa gatatu witwa David. Ninganda hano kuri insert reta byigaragaza hano muri table. Ngiye urabona ko byigaragaje. Tugiye gukomeza rero aho umuntu azajya kanda hano kuri ino row amadata akizanamo hariya. Nibyo tugiye gukora. Uburyo bikorwa rero, uraza kujya kuri table yawe, ukandeho turaza kujya kuri table, ukanda hano right click, ujya kujya hano kuri event, uza hano kuri mouse clicked, ukayikandaho, bakuzanira code ziri buze kuraninga. Nuza gukandaho, icyambere no kubanza gukurura ya default table model ni dankuru default table model m nayo ikaba ari nkuru. Default table model ukaza kwita df, kaza kungana n'izina rya table kugira ngo uribone. Uraza hano kujya hano muri design, ukore variable name yaryo, urakopiya izina rya table hano muri variable name. Dusubire muri code, kayipestinga hano .get model m ikaba ari nini. Badusabye kubikastinga. Uraza kubanzaho ino default table model. Reka nsubiremo isi code kugira ngo urusheho kubyumva neza. Urabanzaho hano icyitwa default dankuru, default table dankuru model mankuru, default table model, ugakurikizaho n'izina rya table yitwa table 1, cyangwa ukayikopiya hariya muri change variable name, ukandika get model, get m ikaba ari nkuru, ugashyiraho utumenyetso dusoza.
ikindi no kubara ikindi ngiye kureba row iri bube selected nkoresheje integer int row selected aza kungana n'izina rya table 1.get selected row get selected row kaza hano gashyiramo utumenyetso igisigaye ngiye gusetinga value muri za the text field ya mbere nayise text id amagambo make cyangwa se ukajya kwireba niba utakibuka neza urazamo hano right click change variable name uyikopiye ugashyira muri code we ukayipestinga .set text ngiye gushyiramo text icyo bivuze urakoresha inyuguti ntoya set text tayindi ikaba ari nkuru ngiye gushyiramo text nicyo bivuze ariko iyo text iraza kuba iyo string iraza kuba iyo text iraza kuba ari ubwoko bwa string urashyiramo turatumenyeko wandike string ni string ibanza niyo nkuru string ni string yavuye muri table ugakura get value at ngiye gukura amadata nyakuye muri table kuri value iri kuri row selected ugakopiya iyi parameter ya mbere ukajya row selected ugapestinga iriya row selected ahangaha kubera ko muri id ari muri row 0 ahangaha utushyiramo 0 tukagenda tukajya gufreshinga na name z'umuntu kubigenza ni text name dot set text bashyira utumenyetso ukayigira ko ari string yavuye muri table twayise df ugakura get value at ubundi ugahitamo ya row iri selected ukandika hano ko ari rimwe ubundi ukarandinga porogaramu yacu reka turebe urakora right click ugera run file reka mbanze mfunge ibyari birimo uragera right click run file yewe ukanda hano ndebe ko amadata ari bwishyiremo ibi ngibi urabona ko amadata ari kwishyiramo mu buryo bworoshye n'ibi twashakaga mu gace gakurikiraho tugiye gukora kuri update turebe koko amadata ashobora kwi-updatinga mu buryo bworoshye murakoze cyane tugiye gukomeza kureba uburyo update ikora ndetse turashyiraho n'indi buto yitwa delete turabanza ugashyiramo delete hariya tureba aho tuyishyira neza hadateza ikibazo ukayiditinga ukayita delete ubigenza uratikana muri buto yitwa update niyo tugiye updatinga no guhindura ibyo umuntu ashyizemo ugahindura amavalue yabyo kubigenza rero urakoresha code za insert turatwara izi code za insert urajya muri insert utwara izi code uhereye kuri try and catch tuzikopiye niba utazifite urebe muri video yabanje zirimo cyangwa se urebe mu gice cyabanje cy'ino video ukajya kuri form ukajya kuri ino buto yitwa update ukazipestinga nitumara kuzipestinga kiri buhinduke n'ino query iyi query kugira ngo ize gukora mu buryo bworoshye turajya kuri zamp dufungura hano admin urajya muri ya database yitwa mumena cyangwa se nayo yitwa kigali ino twarimo cyo kuri people uhindureho akantu ushyiraho inyuguti yindi kugira ngo amadata ahinduke ubone ko ari ijyanye na update uko ubigenza uhita ukopiya ino query ya update ukayikopiya yose ukaza hano ukayisimbuza muri ino query isanzwe ya insert ugasimbuza turakopiya gutya copy ukazamo hariya muri query ugasimbuza hano harimo amadata ugashyiraho question mark tugiye guhindura name ngwano kuri name washyiraho question mark hano id nabwo ushyiremo indi question mark noneho ikindi turi buhindure nuko iyi ngiyi settinga integer iri buze bwa kabiri iyi ngiyi kaza bwa mbere yo gusettinga name uko muri code za SQL zo guhindura izina habanza name hagasoza id ngiraza bwa mbere ndakeka ari guhita umuntu araninga akareba ikindi verify niba izindi code zirimo neza hano ukahindura message ukavuga ngo updated successfully updated tugiye kuraninga turebe koko byakunze urakora hano run file
tugakanda hano kuri Yannick ifite andi mazina tugiye guhindura dushyiremo Dusenge, tugakanda hano kuri update, nitubona ya message leta bya updating uratubwira ngo update successful, reka turebe ko hano bitabiza muri notable. Urabona ko Dusenge bibije muri table, urabona ko update itagoye. Tugiye gukoresha uburyo bumwe rero dukora icyitwa delete, nacyo gikora muri ubu buryo, ntabwo kigoranye. Nabwo uko bigenza uratwara izi code uhereye kuri try, ukagarukira kuri catch, ukazikopia. Umuntu umenyera ibintu bya SQL ntabwo bigomba kumugora, kuko icyo uhindura niko ari gusa. Ukazara muri buto yitwa delete, umanuka ukazipestinga hano, kuzipestinga ni control V. Icyo uhindura ni query. Kugira ngo ubone query neza uraza ugasubira muri table, ugasiba akadata kamwe, ukakanda hano kuri delete. Reka twongere dusibe kugira ngo tubone query neza. Uhita ukanda ino query ukayiselectiona gutya, ugakanda hano cancel kugira ngo bidasibama. Ugaruka muri Netbeans ugahindura query, ugiye guhindura ino query irimo hano imbere, ugapestinga, tugasiba ibingibi byabanje by'imbura mu maro, byabanje tukabisiba tugasigamo query gusa. Hano urabona ko muri query ikintu dukeneye ni value ya ID gusa. Hano harajyamo question mark imwe, iri bujyamo. Urumva ko tutari buze gukenera value ya string, ntabwo turi buze kuyikenera, ahubwo ahangaha turavuga ko ari rimwe. Ntabwo ari ngombwa ko uri bwame string, ushatse no string wahindura comment. Message iragitubwira ngo deleted successfully, ukajya muri message ijamo hano muri G option pane, ukahindura ino message ukavuga ko ari deleted successfully, ukaraninga, ukora right click, uraninga nk'ibisanzwe, right click ukaraninga file. Tugiye gusiba uno muntu ufite nomero ya gatatu, bamukanda wahita aza hano umukanda kuri delete, barakuvuga ko ari deleted successfully, ninkanda okay, ahangaha arasigaramo umuntu umwe. Urabona ko nabyo bikora neza. Urabona rero ko bitagoye. Muri video zikurikiraho turakora up na down, uburyo umuntu agenda azunguka muri table yakoresheje up na down arrows, akanajya muri row ya mbere